Shalom, dushima Imana kuri uyu munsi 2016 muri uyu mwaka. Imana iduteje intambwe nshya. Guma muri Kristo, ibindi byose azagufasha kubinyuramo. Turasoma urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:12. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ubu ni ubutumwa Mwuka w'Imana arimo aganira natwe. Bibiliya ntabwo ibeshya. Buri kantu kose kanditsemo gafite icyo kagomba kumarira umukristo. Bibiliya ni intungamubiri zuzuye zigomba gutunga ubugingo bw'umukristo kugira ngo akure atagwingiye na gato. Iyo umisinze kimwe uruzinga ikindi. Kuba hari ikintu kimwe udafite, hari intungamubiri imwe udafite, bituma ugwingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana ivuganye nawe. Ibi nubigeramo, nimba bari kugutuka, nimba bari kukurenganya, nimba bari kukwitirira andi mazina, nimba bari kugushyira mu bindi byiciro kuko uhamya Kristo, wicika intege, winanirwa, wirambirwa, guma kuri Kristo. Uko kurenganywa nawe yakunyuzemo, ariko igikomeye araza kugufasha kubicamo. Ntubyihererane ngo mve ko ari umutwaro ugomba kwikorera. Reka abimenye kandi wizere mu bushobozi bwe bwinshi. Turagushimye Mana yacu, ushimiye ko uje kudukomeza no gutuma tunyura muri ibi bigoye, duca kuri ibi biturenganya kubwo kukumenya. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.